ibitangaza biracyariho. Reka uyu munsi twerekeze mu gihugu cya Mexico. Mu gihugu cya Mexico ni usanga agace kitwa Turtepec. Turtepec ni agace gaherereye mu majyaruguru y'igihugu cya Mexico, agace ko mu misozi miremire mu butumburuke burebure, aho imisozi yaho barirwa mu butumburuke bwa metero 2000 ubariye ku nkombe z'inyanja. Turtepec nk'agace gatuwe n'abantu benshi bagera ku 58, n'agace kandi nako kanini ariko karimo agace k'ubwoko buto bw'abaturage batuye mu mashyamba bazwi nka Zapotec. Zapotec ni ubwoko bw'abaturage bo mwimerere w'Abahinde cyangwa se abitwa Amerindians, n'abaturage gakondo batuye muri ibyo bice by'amashyamba bya Mexico. Ubwoko bw'Abazapotec uyu munsi bufite abaturage bagera kuri 300, n'abaturage batuye mu miryango igera kuri 70 muri ako gace kabo k'icyaro. Ni akaro gakennye cyane kubera ko bose batuye mu nzu za nyakatsi. Benshi muri bo bakora ibikorwa by'ububumbyi, abandi nyine bagashakira ubuzima muri ayo mashyamba batuyemo, bake muri bo bagakora ubuhinzi. Aba baturage b'Abazapotec batuye muri ako gace ka Turtepec mu gihugu cya Mexico, ubuzima bwabo uyu munsi buratangaje. Wenda mbivuze wagira ngo ni filime, ariko ni byiza kubikoranabuhanga ryegereye bose, nawe wagenda ukishakishiriza ukamenya amakuru. Abo baturage bose uko bagera kuri 300 nta n'umwe ubona muri bo, bose bafite ubumuga bwo kutabona. Ndetse kandi n'ibitangaje n'umwana wese uhavukiye avuka ngari umwana ubona bisanzwe, nyuma y'igihe runaka nawe agahita agira ubumuga bwo kutabona. Bayita a village of blind cyangwa se umudugudu bafite ubumuga bwo kutabona. Ni amakuru atangaje ndetse utakumva rwose, wenda ubyumva wagira ngo ni filime, cyane cyane kubu hari benshi muri mwebwe mwaribye filime yitwa Si. Ni filime n'ubundi nayo irimo abantu bose bo mu gace kamwe, bose baba batabona kugira mubona, kikaba cyaba ari igitangaza. Ni filime igaruka cyane cyane ku buzima bw'abantu nyine baba barahuye n'indwara bose bikarangira batabona, hanyuma bagashakisha ubuzima bwo kwirwanaho muri uwo mwijima w'icuraburindi. Iyo filime rero yumvise wagira ngo yakiniwe abaturage ndetse ikinirwa muri aka gace. Abaturage 300 bose nta n'umwe ubona, yewe ngo n'inyamaswa zimwe zo muri ako gace nazo ngo ntizibona. Bawita umudugudu w'ibitangaza cyangwa se umudugudu udasanzwe. Ni umudugudu nyine w'abantu bose batabona. Ibi ubwabyo babyumvise bakabifata nk'inkuru idasanzwe. Igitangaje ntago ari ibinyoma, yewe sinamakabye nkuru, ahubwo ibintu nibyo abaturage bose 300 nta n'umwe ubona. Buri wese abashaka kugira amakuru yunguka kuri aka gace, ariko nanone ngabantu benshi banatinya kujyayo bavuga yuko ubwo niba ari ikibazo gihari wahajya nawe ashobora kucyandura akaba yavana ubwo bumuga nyine bwo kutabona. Abaturage b'Abazapotec buri wese umubajije amakuru akubwira ibyo yibuka kubona mu gihe arakibona. Gusa uyu munsi ngo niba bigishoboka nyine kubera ko batakibona mu buryo butangaje. Murabizi mwese ikibazo nk'iki kivutse cyane cyane iyo gisa n'icyorezo, abantu bose baba bafite ibitekerezo, urese atekereza ibye ndetse zimwe mu nkuru zigahimbwa. Mu myumvire y'abaturage bo mu cyaro bavuga ko hari igiti cyo muri ako gace buri wese uvuka abona, ngamara kuzareba icyo giti agahita ahuma. Icyo giti bakita ngo ni igiti kivumye, a cursed tree cyangwa se a mysterious tree cyangwa se igiti cy'ibitangaza. Gusa nanone abo mumenyi bo ngo ntagaruka babyizera. Mu bushakashatsi bwakozwe ngo byagaragaye ko muri ako gace ka Turtepec ngo gutakaza ubushobozi bwo kubona kwabo cyangwa se guhuma kwabo ngo ntago biterwa n'icyo giti rwose, ngo hari isazi zifite uburozi umuntu wese ziriye ahita atakaza ubushobozi bwo kubona. Ngizo sazi ziganje muri aka gace, ndetse ngo niyo mpamvu ubushakashatsi bwo muri aka gace budateye imbere mu buryo bworoshye, kubera yuko ngo n'abashakashatsi ubwabo batinya kujyayo kubera yuko izo sazi ngo ziba zihari ku bwinshi ku buryo utamenya n'igihe yakuririye, kandi ubwo bikuriye ihita iguteramo uburozi nyine bugenda bukangiza ubushobozi bwawe bwo kubona, bikazarangira nawe ugize ubumuga bwo kutabona. Abaturage bose muri utu tuzu batuyemo tw'utunyakatsi ngo ntanaka bikagira idirishya. Kimwe mu bintu bya mbere abanga ngo nayo masazi ahora duhira muri ako gace bituma nyine bubaka za nyakatsi zidafite amadirishya, na cyane ko n'ubundi bo ntacyo baharanira kureba kubera ko n'ubundi batabona. Gusa nanone ngo byizerwa yuko ubuvuzi mu gihe bwabuteye imbere bugashyirwamo imbaraga, ngo abaturage bamwe muri bo bashaka kongera bakabona, na cyane ko nk'uko abashakashatsi banabyanditse ku rubuga www.science.org ngo birashoboka yuko abaturage bo muri aka gace bitaweho hakaboneka ubushobozi bakavuzwa. Washaka kongera bamwe bakongera bakabona, ngo kubera yuko ngo ubwo burozi baterwa n'ayo masazi washaka kuvomwamo bamwe bakaba bakongera bakabona, cyane cyane abakiri batoya ab'imitsi yabo bitarangirika burundu. Abaturage ngo baremye uburyo bwabo bw'imibereho yo kubaho nyine bakoresha ubundi buryo bwo gukoresha ibindi byiyumviro by'imibiri yabo, na cyane ko nta wafasha undi kubera ko bose nyine ari uko bameze, guhera ku mutoya kugeza ku mukuru. Imiryango mpuzamahanga yavuze ko ibi byose ari uburangare ndetse na bwa bwikunde bw'abantu bwo kutamenya gufashanya bikwiriye, kubera yuko ngo mu bushobozi isi ifite bw'ubuvuzi hatakabaye hari icyaro cy'abaturage barenga 300 bose bafite ikibazo kimeze nk'icyo, mu gihe abashakashatsi birirwa mu kazi. Ni inkuru zitangaje
ukibaza niba ari icyorezo cyangwa se niba ari n'ikibazo ku buryo abantu batakwimurwa, ariko bose ntibagirire ikibazo rimwe kandi isi yose irebera. Mu gihe umwe ari kugera ku bukungu buhambaye, abandi bo baracyari mu kibazo cy'uburwayi bushobora gutuma bose bagira ubwoba bwo kutabona kandi atari amahitamo yabo, kubera ahubwo aho batuye n'aho bakomoka. Ni inkuru zitangaje, nawe ushobora kujya kuri murandasi ukishakishiriza, ugenda ushakishe Turtepec village in Mexico, urahita ubona inkuru nyinshi ndetse n'amavideo menshi yo kuri YouTube agaragaza abo baturage uburyo baba batabasha kubona n'uburyo byizerwa ko ari ibitangaza byabaye kugira ngo be kubona. Nyamara abanyasiyansi bo bakemeza ko ari uburwayi bukomoka ku isazi ifite uburozi irya abantu bose bo muri ako gace kugeza ubwo 300 bose nta n'umwe ukibasha kureba.